tugiye kubanza abasezerana no kumenya ati Mutagatifu Petero intumwa seza tuze ko amasezerano agiye kugenda. Abagiye gukora amasezerano bagiye guhamagarwa, buri wese mu izina rye ahamagarwe, yitaba aranguruye ijwi ati ndi hano. Bose nibamara gukikiza altari ntagatifu, uhagarariye umukuru w'umuryango muri aya masezerano hari ibibazo bitatu ababaza bisaba guhamya ku bushake ko bemeye kandi basezeraniye kuba abanyamuryango misiyoneri umuryango wa Mutagatifu Petero intumwa. Nyuma yo gusubiza ibyo bibazo, abagiye gusezerana barapfukama bagaragiwe n'ababaherekeje mu rugendo rwo kwitegura amasezerano, hanyuma tubasabire dutura ibisingizo bya Petero Mutagatifu intumwa. Umusaseridoti aradufasha guhamagara Roho Mutagatifu, twese dufatanye kumwakira. Hanyuma buri wese afashe Bibiliya mu ntoki umutwe umwe, undi ufashwe n'uhagarariye umukuru w'umuryango aravuga isezerano rye. Mbere yo kuvuga amazina ye, abanza atangaza intego y'ubutumwa bwe. Nyuma umusaseridoti arabaha umugisha. Nuko nguko amasezerano agiye gukurikirana. Gusaba uhagarariye umukuru w'umuryango muri aya masezerano akaba adoye wa kominote mu Rwanda bigira imbere abidufashemo. Bose babe bahamagariwe abagiye gusezerana baze hano imbere. Uwingabire Marie Rose Ihame Nyumba Arezi Nyampunda Adeline Kwizera Angelus Ihame Mukeshimana Marie Ange Dushimimana Robert Ihame Asifiwe Emeline Ihame abasimo kuba umukristo ntangarugero kandi w'inyangamugayo mu rugo rw'abana ba Kiliziya kugira ngo Imana isezerano rishya. Hano mu bihe byashize twaza gutanga icyo gihango, tutamo kugenda mu mwijima bitandukanye n'amize dufite muri Yesu Kristo. Dushima Imana yaguhaye urumuri, basomukirwa no kugomba ku nzira nziza, kwiyunga n'Imana Kiliziya wahemukiye. Mu buryo bwo kwihana, ukwivugurura watangiye ukaba ugejeje kwishimira uyu munsi utazibagirana mu mateka y'ukubaho kwawe. Mbere y'uko rero kubona amashyaka umuntu warafungiwe, mubanze gusoma amasezerano n'abwa fatanyije gusoma amasezerano yacu batisimu imbere y'imbaga y'abakristo. Twese turakuruke gufatanya nabo. N'imihango yayo yose n'ibihendesha ubwenge byose ni Imana Data ushobora byose wari mu ijuru n'isi, ni na Yesu Kristo umwana w'ikinege umwami wacu ubyaye Bikira Mariya akababara agapfa agahamba azuka mu bapfuye, none akaba yitwa kubw'Imana Data. Nemera ari umutagatifu na Kiliziya Gatolika ntagatifu umwe mu batagatifujwe no kubyara ukizwa n'izima ry'imibiri yacu n'ubugingo buzahora bw'iteka. Nuko rero Imana ishobora byose no mu Yesu Kristo nitube hafi gufasha kurwanya ibintu ingeso nziza zishingiye ku ivanjiri no kuri amasezerano y'isimu maze gusubirayo mu ruhame rwa Kiliziya. Muvandimwe, dushidikanya ko waje hano kubera kwemera kuzana urukundo rwa Yesu Kristo umukiza wa twese. Imigenzo myiza niyo yatumye yemeza guhinduka burundu akagabwenga n'imigenzo mibi no guhunga Imana. Uri wiyemeje mu cyangwa kutabyarya ngaho uvuga isengesho ryo kutuza ibyaha.
anje mwiza nyakiza gatolika umuryango w'Imana gukumbura amasakramento urafungiwe uhera ubu uri hafi kugeza amategeko y'Imana ya Kiliziya kugira ngo uzagire ubugingo bw'iteka. Sabe padiri amuhobere amwakire muri Kiliziya Gatolika. Roho utuzamo ukatwigisha byose utubabarire. Roho ubuhanga n'ubwenge utubabarire. Roho ubujyanama n'ubutwari utubabarire. Roho ubumenyi n'ubusabane ku Mana utubabarire. Roho igitinyiro cya Nyagasani utubabarire. Roho ukwemera, roho kwizera n'urukundo n'uw'amahoro utubabarire. Bavandimwe, nyuma yo kuzirikana ku mibereho n'ubutumwa by'abo Yesu ahamagarira kugenda mu ntambwe za Petero Mutagatifu n'intumwa, murashaka kwitangira no guharanira hose ubumwe Kristu asabira abamwemera bose n'abazamwemera babigisha ijambo ryawe. Murabishaka? Mwemeye n'umutima wayo wose kubera Kristu abamisiyoneri, mukamwamamarisha kutica isengesho ryanyu rya buri munsi. Ubuhamya bw'imibereho yanyu n'ururimi rwanyu mugatangaza ijambo rye igihe n'imburagihe. Murabyemeye? Musezeranye guharanira buri gihe kwitagatifuza, gutagatifuzanya no gutagatifuza isi, murangamiye Kristu mu Eucharistia, mu ijambo ry'Imana no mu mugenzi wanyu. Murabisezeranye? Bavandimwe, niba koko mwiyemeje n'umutima wanyu wose gukomeza inzira ya Kristu, mufata urugendo kuri Petero Mutagatifu na twisunze, ngaho nimupfukamye tumusabe ubumenyi bwe mu butumwa bwacu. Amen.
kuri wapfuye ugakiza umurwayi mu izina rya Kristo. ukamwubakaho kizera ntagatifu gatolika wabishyire bato bamwisunze ubutwari no gukomeza umurage w'ubumwe bw'imbaga bemera mu ntangiriro ya kiliziya bwitange urura mupanga ingoma yawe kugira ngo impera z'isi n'ubudahemuka amasezerano bakubwira umutatu mutagatifu ubaho bateka iteka ryose. Ambaza mutagatifu w'intumwa zose ushiramanga wabisezerezo unabirize kandi abayobore mu butumwa bwanyu. Mutagatifu ukunde urezezo wawe byose bisa izahambirwa usabe umwami ushinzwe mu mutagatifu urasaba kwezi wawe kundi utungane no kunyurwa n'abateka bya Yesu Kristo umwami wacu. Uhereza roho wawe maze ubwisange bw'isi buyoshya kuko bikwiriye kuba mbere hindura imitima yacu y'amabuye yahimbye n'umubiri n'ibifite abantu bashya batumye guhindura isi. Kuzuza ingabire zawe ni wowe mutagatifu duhe ibituro bizahoraho no muzashobore guhabwa muri hamwe n'abatagatifu bose cyane cyane Bikira Mariya umubyeyi w'Imana n'abatagatifu bose ko kibaho ubudahwema n'iteka ryose. Buri wese afite devise cyangwa se ijambo rizamuyobora mu buzima bwe, aravuga izina rye, aravuga devise ye, hanyuma tuzi gusezerana uko bayihataje. Nshimire muri Nyagasani yewe isiwe umurire kwibera hano kubisa yewe ishimwe Nyagasani uzi byose, uzi ko ngukunda, ni yewe ingabire Mariya yose, genda nawe ugenze njyewe inyuma abasi byose bigira abakunzi banyu, njyewe agiranira mu mikuru Ushobora byose na byose n'imbaraga z'Isi zose. Mwana wanjye imbaraga z'ibiramuzi byose njyewe nifashe Imana nziza sezeraniye Kristo na Kiliziya twamusomye mu muryango wa Mutagatifu Peterine baragaragaje ko urukundo rwa Kristo n'ubuzima bwose biganza ku isi. Nzihata kwitagatifuza gutagatifuzanya n'andini no gutagatifuza isi. Nzihatira kurangamira Kristo mu ijambo ry'Imana n'Uwukarisitiya no muri mugenzi
mugenzi wanjye. Nzakorana ubutumwa bw'umuryango ubwitange n'ubwiyoroshye. Nzarangwa no kumvira Kristo n'abakuru b'umuryango. Nzitangira kubaka kiliziya mu rugero rwa Mutagatifu Peterine n'Umutagatifu abifashemo. Nyagasani Mana yacu, iyo ushaka gukiza abantu bose ukoresha umurimo w'iyamamazabutumwa, turagusaba abana bawe uturere kuba bisomeye bato umuryango Mutagatifu Peterine intumwa, batuye ubutwari mu butumwa bwabo, bahe kuba muri iyi si ikimenyetso cy'ubumwe, kandi bakubere indahemuka mu masezerano bakugire none, mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Indobe zawe ijuru mutagatifu umugisha izifurari kugira ngo abamisiyoni bato bazamba n'ibyiza cy'isezerano bakugiriye, ubone ishyaka mu butumwa batoreye, bakere kwamaza kujya ku mpera z'isi kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Murashaka iki muryango w'Imana w'Kiliziya Gatolika? Mbere yo kuza mu munsi mukuru wa Gatolika n'abantu b'ibitekerezo bihagije murikiwe na Roho Mutagatifu. Ducyatira ubwenge bwanyu busaba kwakira ubumwe bwuzuye bwa Kiliziya Gatolika. None rero mushyigikiye n'umwishingizi wanyu mugiye kwamaza kwemera kwacu imbere y'ikoraniro, ukwemera ko gutuma muri rusange natwe bwa mbere Kiliziya Ntagatifu ifunguro rigaragaza ubumwe bwa Kiliziya. Ngaho rero kongera Kristo ingoma maze kwemera mwishitemo. Nemera Imana imwe ishobora byose, nemera umwe Yesu Kristo umwana w'ijuru w'Imana, mbere byose waraza, mbere byose ari umusanzu umubyaranye
Ishimwe na Eric Munezero agasani kwakirikiza Gatolika tumushimiye ko yakujeje hano bagejeje kugira ngo umushyikirano w'umutagatifu usangiye natwe yuzuye kwemera umaze kwamaza duhame bitwambye ba Kristo ba Kristine umwami wacu ahoye abakire wabo uguhamya Kristo mwamaza kumukunda iteka muzabishobora nabo ni muzinyi kubatizwa mu wa Kristo kubakingisha byinshi mwiza by'umuryango yego cy'umusaraba harimo nawe ubwanyu ndetse n'abatisimu kugira Kristo umukiza Mane tumusubira biteka ubunani mu bantu kugira ngo tubone ubwashaseke kandi akore umwijima agambije ubwawe gatangaza bw'umubiri wawe tubakunyinga twese kugira ngo bavanywe numva ko kuvuga mutati inkomoko bagirwe mutagatifu kandi n'umutagatifu waturemo ku bwa Kristo umwami wacu ubasha bwa Kristo bakomeze ibigaragaza mu mutagatifu tuziga muri Kristo mugasanya Kristo bavandimwe urashaka ko abavunyi batuza mu kwima kwa Kristo twese bamaje mu kanya gashize murabishaka ngambaro wera byinshi kuri bwana none nzafite n'inama ngize muhawe abyo bari mu inshuti maze nzanya kwiteka utanduye ubwo muzabiteho nyagasani naza muzashobora kumusanga ubwambwe wishimane nawe hamwe abatagatifu bose tubakire tubaha amashyi
dushyirane twese twambaze Imana Data dusaba abayoboke bagiye gukomeza muri aka kanya kugabatisimu wabaye abana yitiyemo maze bavuka ubuza bw'iteka umutakambe kugira ngo abasenderezemo uwo mutagatifu kubakomeresha ingabo ze nyinshi kandi twisigare bitagatifu ahushanye rwose na Kristo umwana w'Imana. Mana ishobora byose umwami wacu Yesu Kristo babyaye muri bisabo kibaho bw'amazi umutagatifu ukiza icyaha none rero we Nyagasani basakaze mu muhoza w'umutagatifu ubahera ubuhanga n'ubwenge ubujyanama n'ubutwari ubumenyi n'ubusabane ku Mana basendereze mu rucyo n'urukundo rwa Kristo umwami wacu. Ushaka abakutuza muhabwa abikeje Yesu n'abazizungura urakwinze rero tega amategeko byacu umuze imitima yacu umutima wa kwemera ubwo cy'urukundo batajya kuza Pentekosti maze bamamaze ivanje nta bwoba musibwa Yesu Kristo umwami wacu. Dushimira Imana tubamutse.
nyagasani Imana yacu tega amaso kumva nk'isakamu mutagatifu udeko dushishikariye gusanga umugati umwe no gukurikiza inyigisho z'intumwa muri kiliziya yawe maze tugire umutima umwe n'ubuzima bumwe dukomeje n'urukundo rwawe kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Imana ishoboye umugisha yakomeje mu kwemera umwuka Petero mutagatifu yatangaje kandi babamize mu kwemera kwa Kiliziya mwebakirije inkuru nziza ikoresheje Pawulo mutagatifu wabaye ndashobora mu kwigisha nibatoza kumukurikiza iminsi yose mwigisha abana banyu kumenya Kristo maze utwara Petero inyigisho za Pawulo hamwe n'amasengesho yabo bombi bidufashe kuzatama mu mababa y'ijuru aho bagejejwe n'uko bapfuye umwe yabaho ku musaraba udaciwe umutwe ushobora yose n'abahonisha Imana n'abo mutagatifu n'imishana amahoro n'ibyishimo bya Kristo. Zaku